ikaze. Wamaze gusobanukirwa neza n'akamaro ko gukora siporo ndetse wumva rwose ko ukwiye gukora siporo ariko gutangira ntago biragukundira. Buri gihe uhora ufite impamvu, buri gihe uhora uvuga ko uzatangira ku wa mbere ariko na n'ubu nturatangira. Yemwe ubu urimo no gukora ubushakashatsi ngo urebe niba hari aho wayihungira ariko ukabona umusaruro cyangwa se akamaro kayo, dore ko hari n'abashakashatsi bo mu gihugu cy'Ubuyapani bakoze umuti ikinini gishobora gusimbura siporo, gishobora gutuma umuntu kinyweye nyine umubiri we ubona umusaruro nk'uwa siporo kandi nta siporo yakoze. Iki kinini kikaba cyitwa Rocamidazole cyangwa se RAMS mu magambo ahinnye, akaba ari ikinini ubundi cyakozwe n'abashakashatsi bagikoreye nk'abantu baba bari muri koma cyangwa se abantu batabasha kunyeganyega cyangwa se abantu imikaya amasozi zabo zagabanutse kubera uburwayi runaka, kugira ngo nyine nabo umubiri yabo ibashe kubona umusaruro nk'uwa siporo. Ariko kubera uburyo udashaka gukora siporo watangiye gutekereza RAMS ko uzayikoresha. Murabizi yuko imiti myinshi nyine abashakashatsi batangira kuyikora bashaka gukemura ikibazo cy'uburwayi, ariko tukisanga turimo kuyikoresha no mu bindi bitandukanye. Ibi ngibi binajyanye n'ikiganiro nakoze ubushize kubijyanye n'imiti nanura, harimo iyakozwe ku kubitiro igamije gufasha abantu bafite ikibazo cya diabete ariko ubu ikabikoreshwa n'abantu kugira ngo babashe guta ibiro. Iyi RAMS nayo bavuga yuko hari igihe nimara kujya ku isoko neza ko yari kiri mu bushakashatsi hari abantu bazatangira kuyikoresha isimbura siporo. Ibyo ntabwo ari bituma kuvuga hano. Njye nakubwiraga wowe urashaka gukora siporo ariko nanone urabasha gutangira. Hari ibintu ushobora gukora ngiye kukubwira muri iki kiganiro bikagufasha kubona umusaruro nk'uwa siporo nubwo utari watangira gukora siporo nyirizina. Kandi ibyo bintu ntabwo bigusaba nyine za mpamvu zose ufite, ntabwo ndabura amafaranga yo kwishyura gym, ntabwo ndagura imyenda ya siporo, nta mwanya mfite, sinakora siporo njye. Ibi byose nta kibazo rwose, urakomeza ugumana izo mpamvu zawe, ariko ibi bintu bitatu nubikora uratangira kubona umusaruro nta kibazo. Twagiye nimaze kubwira ko ngiye kubwira ibintu bitatu ushobora gukora bikagufasha kubona umusaruro nk'umuntu ukora siporo nubwo ukomeje kuyigiza inyuma igihe uzatangirira gukora siporo. Icyambere, kugenda n'amaguru. Muri iki gihe ahantu henshi tugiye usanga umuntu afite uburyo bwo gutega ku buryo bworoshye, ku buryo umwanya umuntu ashobora kugenda n'amaguru ari mukeya. Nyamara uramutse ubashije kugenda n'amaguru byibura iminota 30 ku munsi wabona umusaruro kandi utari muto cyane. Abantu benshi batekereza yuko nyine gukora siporo ari ukwirukanka nyine, kwa nibyo nyine bifite akamaro kabyo, ariko mu gihe utari wagera aho ngaho ushobora gufata iminota 30 ku munsi ukagenda n'amaguru, warangiza ukisubirira mu rugo cyangwa se ukisubira mu byawe kandi ukabona umusaruro. Ntutegereze kuvuga ngo nta mbaraga nabona zo kwiruka, ngo umuntu wabona ndi kwirukanka. Hari n'abantu bakunda kuvuga ngo yirukanka abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe, ariko utari wagera mu gihe cyo kwiruka genda n'amaguru, fata iminota 30 ugende. Kugenda bugenzi, yego ibintu byose bigira aho bitangirira. Ugende bugenzi n'amaguru iminota 30 buri munsi udasiba. Nyuma y'ukwezi uzambwira ko utazabona umusaruro. Birumvikana nyine ugomba kubikomeza, ntabwo uzabihagarika. Bizanagushishikariza no kugera no ku bindi byiza nyine, na za mpamvu zituma udatangira siporo nyirizina zizagenda zishira. Icya kabiri, kubyina. Kubyina. Niba ukunda umuziki uwo ari wo wose, yaba ari indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, yaba ari izo twita iz'isi, yaba ari itarahanyuze, yaba ari izigezweho, niba ukunda kubyina cyangwa se niba ukunda indirimbo, zagufasha kubona umusaruro nk'umuntu ukora siporo. Uti byagenda gute? Uri mu cyumba cyawe rwose ugashyiramo umuziki muri telefone yawe uwo ushaka nyine ugukorera, yaba wo kuramya yaba w'isi, ukanyeganyega uko ubishoboye. Nta n'umuntu uri kukureba, urumva uri mu cyumba cyawe, nta muntu uri kukurangora guseka, ntabwo uzi kubyina cyangwa iki. Ukabikora iminota 30 ukabigira akamenyero, ukajya ubikora buri munsi cyangwa se wenda mu ntangiriro niba bikora 3 mu cyumweru, uzabona umusaruro. Kwerega icy'ingenzi ni ukunyeganyeza umubiri wawe. Icyo usabwa ni uguhaguruka ukanyeganyeza umubiri wawe kugira ngo ibintu byose bigende neza, amaraso atembere, imikaya ikanguke, inakure, ibone kuyikeneye. Za nyungu zose za siporo bisaba gusa kunyeganyega, noneho buhoro buhoro ukajya ugenda ubyongera. Niyo mpamvu kubyina rero bishobora kukugirira akamaro, kishyiramo umuziki wawe bitewe n'uwo ukunda, ukanyeganyega iminota 30. Nta nubwo bigusaba guhindura imyenda, nta n'inkweto bigusaba, nta no kuva mu cyumba cyawe bigusaba. Icyo bigusaba gusa ni ugushyiraho imiziki ukunda, hanyuma warangiza ukinyeganyegera iminota 30 yawe, ubundi ukikomereza gahunda zawe.
ushobora no urumva niba ari nk'indirimbo zo kuramya no guhimbaza wahita unakomerezaho ugahita usenga, kaba ibiye rimwe kargisha inyoni ebyiri. Ikindi kintu gishaka kugufasha ni ukubara intambwe ukora ku munsi. Abantu benshi bafite smartwatch, isaha imeze nk'iyi nambaye cyangwa ziri mu moko menshi, ariko usanga akenshi abantu bazambaye batanazikoresha. Usibye na smartwatch ni na telefone zacu, smartphone zose zifite uburyo bwo kubara intambwe. Hari ama application zana n'amatelefone cyane cyane za Samsung na za iPhone zizana nizo application, ariko n'izindi telefone zose fakore smartphone ushobora kudownloadinga application ishobora kugufasha kubara intambwe zawe ku munsi, noneho ukayishyira nyine muri telefone ikagufasha. Ibi biragufasha iki? Ibi biragufasha niba wiyemeje, ubundi abanga batubwira yuko byibura umuntu yakwiye gukora intambwe 7,000 ku munsi. Ubu rero niba ufite uburyo bwo kubibara bizatuma umenya niba wageze kuri cya kigero wiyemeje. Ibyiza niba ushaka kubona umusaruro wafata umunsi utaratangira kubikora, niba ufite iyo saha cyangwa se niba ufite iyo application, ukareba ku munsi ubundi utabyitayeho, utagenze n'amaguru, utabikoze nyine utabyinnye, ubundi ingira intambwe zingahe ku munsi. Noneho amara kubona intambwe ugira ku munsi, hari n'igihe uzasanga ufite nk'intambwe 2,000, hari n'igihe ugira 5,000, biteye ubwoba. Ariko numara kubona intambwe ugira ku munsi, noneho batugira inama yo kongera byibura intambwe 200 ku munsi. Buri munsi ukongeraho 200 kugeza igihe uzagerera ku ntambwe runaka. Ariko niba ubishaka warenza 200, donc ni itangiriro. Ariko ubishaka ubundi batubwira hagati y'intambwe 7,000 n'10,000. Abantu benshi nyine barimo kwicalenjinga, ubundi bavuga ngo ahitinge intambwe 10,000 ku munsi kugira ngo nyine abashe kubona umusaruro nk'umuntu ukora siporo. Ibi ngibi uburyo uzabigeraho, ushobora kumva intambwe 10,000 kumva ni nkeya, ariko numara kubona intambwe ukora utabyitayeho nubwo uzabona ubwinshi bw'izi ntambwe. Uburyo kubikora atari nyine kubigeraho ari ukubaho kuko wanyeganyeze. Nimba ushaka kubigeraho rero ku buryo bwiza, tuvuge ko wiyemeje kwa kugenda n'amaguru nahereyeho ya minota 30, akenshi hari ababikora mu gitondo, hari n'ababikora nimugoroba. Ngewe iyo mbyutse nkibyuka nicyo kintu mperaho mu gitondo, nkagenda muri quartier ahantu hatari kuri kaburimbo, ko nyine mfite amahirwe ko ntuye ahantu hatari kuri kaburimbo nyirizina. Hari n'abantu batuye ku mihanda minini, ariko ubundi mwarabibonye ko n'abahanga mu buzima badushishikarije kutagenda muri kaburimbo kubera yuko haba hari imyotsi myinshi y'imodoka n'ibindi. Niba ushobora kubona ahantu hatari imodoka byaba ari sawa, ukabyuka mu gitondo ukagenda muri quartier aho utuye iminota 30, noneho warangiza ukitegura ukajya mu kazi kawe. Hanyuma noneho icyo gihe iminota 30 uba ufite intambwe ngereranyije 3,500. Ndagereranyije ko n'igihe ushaka kugera kuzirenza cyangwa ukajya munsi, byaterwa n'ukuntu wari kugenda n'ibindi bitandukanye. Tuvuge ko ubonye intambwe 3,500, noneho umaze ko ni 3,500, noneho ugafata buri saha donc buri minota 60 ugashyiramo alarme muri telefone yawe, ukahaguruka ukagendagenda byibura iminota 5. Niba uri mu biro, niba uri mu iduka cyangwa ahandi mu kazi, ukamera nk'umuntu ugiye kuri toilette ukagendagenda iminota 5 buri saha. Niba umara amasaha 8, ubwo ubonye iminota 40. Iminota 40 tuvuge ko wabonye intambwe 4,000, kugira ngo imibare itaza kuba myinshi bikancanga, ubwo biba 2,500 deja. Noneho ikindi muribuka yuko batugira inama ko umuntu amaze gufata amafunguro kugira ngo igogora rigende neza, isukari iri mu mafunguro twafashe ibashe kugera aho igomba kugera neza bidateje ibindi bibazo mu mubiri. Muribuka ko batugira inama yo kugendagenda byibura iminota 10 umuntu amaze gufata amafunguro. Noneho niba ufashe ifunguro ugendagende iminota 10. Urukumva ahantu tugeze za ntambwe, ahantu tuzigeze. Wenda tuvuge wafashe amafunguro 2 uri mu kazi ni urugero, ubwo wenda tuvuge ko wagenze iyo minota 10, wenda ukabona intambwe 1,000. Ubwo ugize intambwe 2,000, kongera kuri za ntambwe 7,500 twari dufite, tugeze ku 9,500. Hanyuma noneho ukaza kongera no kunyeganyega bisanzwe byawe izindi ntambwe 1,000. Urumva wageze ku ntambwe 10,500 birenga. Noneho wenda niyo bitagenda gutyo neza ngo buri saha ngo ugende ya minota 5, wenda n'igihe witabye telefone ukayivugira aho uhagaze ugendagenda buhoro uko kunyeganyega kwa hato na hato,
bifasha kuzuza za ntambwe wiyemeje, hanyuma bukaza kwira wanyeganyeze nk'uko bikwiye. Ibi ngibi nubigerageza uzabona umusaruro nk'umuntu ukora siporo. Ubundi bajya bavuga ngo siporo mbi niyo utakoze. Nyeganyega, tangira unyeganyega gahoro gutyo, hanyuma uzabona umusaruro, bizanakuryohera ku buryo uzisanga noneho watangiye gukora siporo nyirizina. Noneho n'abantu bakora siporo bajya wenda nko muri gym, nabo babagira inama yo gukora ibintu ari maze kuvuga, kubera yuko nibyo kujya muri gym ugakora iyo siporo, ariko andi masaha asigaye ku munsi nayo ukwiye kuyanyeganyegamo ukuzuza za ntambwe, bizagufasha kugira ubuzima buzira umuze. Noneho niba ushaka no guta ibiro bizabyihutisha ku kigero kigaragara. Tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Nari ndimo kukubwira uburyo ushobora gukoresha ukabona umusaruro nk'umuntu ukora siporo kandi udakora siporo, kubera yuko hari abantu benshi bitera ubute gutangira gukora siporo azi neza akamaro ko gukora siporo, ariko kugira ngo azatangire bikaba ikibazo. Nakubwiye yuko ushobora gutangira kugenda n'amaguru, ukabitegura byibura iminota 30 ku munsi, ukavuga uti ngiye kugendagenda n'amaguru. Ushobora kugendagenda aho utuye muri quartier cyangwa se no mu rugo, ushobora kugendagenda iyo minota 30 ukayibona, ukabigira ihame ko iyo minota 30 uyigeneye icyo gikorwa. Ikindi kintu nakubwiye gishaka kugufasha ni ukubyina. Niba ukunda umuziki runaka uwo ari wo wose, ukaba wawushyiramo ukabyina n'ababyeyi ufite nk'abana, byabaye n'igihe kiza cyo kuba uri kumwe nabo, kuko muri iyi minsi ababyeyi ntago babonera umwanya abana kubera ibintu byinshi kwihugiraho n'iki. Ariko iyo minota 30 ushobora no gushyiramo indirimbo, abana mukabyina, mukaba muri kumwe nawe uri kwikorera kaga siporo kawe. Ikindi kintu nakubwiye ni ukubara intambwe. Kubara intambwe byibura ukiyemeza kwitangiriro bitewe n'intambwe wasanze ufite, ukagenda wongeraho gake gake, ariko ukiyemeza kuzuza intambwe 10,000 ku munsi. Ibi ngibi bikagufasha nyine kunyeganyeza umubiri wawe. Nakubwiye uburyo butandukanye ushobora gukoresha kugira ngo wuzuze za ntambwe 10,000 ku munsi, harimo ya minota 30 twahereyeho, ariko noneho ukanongeraho buri saha ukanyeganyega byibura iminota 5 niba bishoboka. Ikindi ukaba niba witabye telefone ukayitaba uhagaze. Ikindi nyuma yo gufata amafunguro ukagendagenda ya minota 10 abahanga batubwira ishobora kugufasha kugogora amafunguro wafashe. Hanyuma ikindi nacyo cyagufasha kugira ngo wuzuze izi ntambwe zawe 10,000 nuko ufite uburyo bwo kuzibara, ufite isaha cyangwa se ufite telefone. Harimo ama application menshi, wenda reka nze nk'urugero rw'ama application ushobora gukoresha, noneho ukabara intambwe zawe kugira ngo ubashe kuzuza bya 10,000 wiyemeje. Ibi ngibi nubikora uzagira umusaruro nk'umuntu ukora siporo kandi bitagusabye kujya muri gym cyangwa se mu bindi. Nanababwiye yuko n'abantu bakora siporo bajya muri gym cyangwa bakora siporo ku buryo buhoraho bagirwa inama yo kongera iyi NEAT, non exercises activity thermogenesis, niko byitwa mu rurimi rw'icyongereza. Bagirwa inama yo kuyongera kugira ngo barusheho kubona umusaruro, barusheho kunyeganyega nyine, aho kugira ngo umuntu anyeganyege ya minota 40 ya saha imwe hanyuma ubundi yicare rimwe 3 mu cyumweru, ahubwo ukongera iyi NEAT ikaza iyunganira na siporo ukora. Niba wakunze ibyo twaganiye muri iki kiganiro, kanda like, sangiza abagenzi bawe batandukanye kugira ngo nabo batangire birwaneho. Niba udukurikiye utarakora subscribe, ndagusabye kora subscribe. Murakoze cyane.